ari ukuntu urabona kera hari ukuntu abantu bigiraga munsi y'igiti yego none umuntu agaconga abanyeshuri batashye nawe akirirwa yicaye munsi y'igiti agafata amasaha nawe yaravugaga ngo yize ubwenge bwari bugihenze ntabwo abonye mujene wari uri kujya apima ntuze apima mu cyimbo cyo gushyiraho niva agashyiraho ikirahure akareba niba inzoga ihengama ubwo mu gihe cyane yashyiragaho ikirahure yashyiragaho ikirahure ni hahandi usanga agiye yubaka inzu irimwo amajuru kwiga by'ubu biravuna nabyo nanone ubu ntabwo ubwenge nyine kuvuga ngo ubwenge ntabwo bugihenze kiriya gihe bakigira munsi y'ibiti ubwenge bwari buhenze umuntu ava aha ngaha akabwirukankaho urukumva umuntu ava hano akajya kwiga nk'imuhanga n'amaguru ahubwo bambuka agatare nabo indwara zandurira mu matembabuzi nabo barazandura ngaho nyumve none se bihuriye nose gute umuntu aba atagira amazi akagira amatembabuzi ntabwo ntigeze gukundwa n'umukobwa umeze nkaho we komeza hari ahantu nshaka kukubwira komeza sheshe nta bindi bikurikije ndabizi sha ariko izo ndirimbo yasohokeye muri vase aririmba yasohotse nibere iwacu ngo arasinzira ngo idasinzira ibitotsi nkabibura none se wasinzira gute ukabibura imbe bigira nyina imbe bigira abana uzi ko irambeba mwaroze irambeba mwishe ushobora gusanga ari we muhungu nyina afite wenyine cyangwa agakobwa kare karavutse nyina wimbe base oya ugasanga cyangwa usanga igiye guhahira none se rugo babaziranye ugasanga yari igiye guhahira abana oya imbe base yahira abana ite mwongeye kwirirwa nanone turabasuhuje yari The Fly TV show twe twaraburanye uyu munsi impamvu twatsinze tutaboneka twari turimo guhiga umuntu mu gihugu wari warabuze twongeye ko kwakira ariko nguvuye inyuma y'isi bose bingiye mwahigaga cyangwa hegaga cano ariko nshaka kuzaga utangira guturika ubutajya utangira uturika none utangira uturika urukumva ku buryo nyine utangira ikiganiro bagahita bumva umeze nk'umuntu wazangaha yiyahuye kiri cyo kwiyahura kuri ntuze kuri kamera yego uhita kuzuka uvugira uti mwirwe mwese abakomeje gukurikira ibiganiro bya The Fly TV show turabasuhuje aho muherereye ku mpande zitandukanye i Burayi Amerika Canada Iburasirazuba n'Iburengerazuba inyamasheke urumva ukiva i Burayi umva ukiva i Burayi ugomba gutinya inyamasheke dosuje bose muri Burayi inyamasheke niyigo namumva ko inyamasheke ngo yizane ngo mu turere bisanzwe buranya nyamasheke n'akarere kadasanzwe inyamasheke n'akarere buranya nyamasheke kakubwiza ukuri turabigeraho tubigera ku biki nyamasheke bayitangiriyeho buri bayitangiriyeho ukivuga ngo ndabasuhuza bahita bumva ari abantu b'inyamasheke uri gusuhuza nyamasheke uzi ko buranya nyamasheke ni kimwe ni anyway nimwe na za Nyamirambo nyamasheke anyway nimwe na no anyway city ni nyamasheke ni Nyarugenge nyamasheke nta mujyi ubayo cyo ni icyambere nyamasheke abantu baturukayo ni abantu nkamwe izo ngofero urumva urabona ingofero ari ingofero yoroshye wagira ngo wowe uri mu nka iyi ngofero ko ingofero yoroshye iyo ngofero uzi ko ingofero kuyambara ubundi ni nka byibuze 100 ariko amakuru mfite ngo wagiye kuba umutahira baguha ingofero oya ahambere dore nkubwire bwa mbere njya mu bukwe bwa mbere njya mu bukwe bwa mbere hano nigeze njya mu bukwe ariko jewe nari mfite amagambo gusa ntazi protocol ukuntu zikurikirana kuko no bwa mbere banjyanyemo n'umujere naho wari ubizi yego mbaza ngo byagenze ute yego yasizemo ansiga ntazi ngo ndakurikiza iki reka genda nkajya nibwirira abantu nti mu byo kuri bene data mwaje Unase yagusizemo ukora iki? Ninyege we yarasohotse sinzi yaragiye gutora yarasohotse mu tent. Yego. Asigamo rasigaranye n'abantu. Ntazi ngo akurikira ikirazi ngo ndakira nte ntazi ngo ndabigenzane. Nese wagenda gutazi kubera icyo utambanye. Bwari ubwa mbere. N'ubwa mbere ngiye mu ntabyo narinzi. Sigara morere ariko mbona ntago nabye nibo sigara ntari kuvuga. Ntago byashoboka. Byansabye rero gukoresha ishinga yo kuza yonyine paka garutse. Yego. Ubwa ni bene data mwaje nanjye naje. Ubwo biyumvikana ko twese twaje. Kandi rega yaba waje none ahantu uri buze nyuma bose baje biragaragara ko bose baje bivuze ngo twese ko turi ahanga twese twaje renga bya biboro kandi niwe nabyumvishijeho ngo nakurakaze ngo nubundi ngo niba narakaye ngo cyane cyane ko mutaziranye
ngo umuntu ngo arakurakaje ngo n'ubundi ngo niba narakaye mutaziranye ngo nta kibazo ubwo arakaye ngo utamuzi. Byo kurakara byo birabareba mwana, ibintu byo kurakara ariko muzi ibintu to twararakaye. Yego ariko hari inkuru hanze ngo abantu bararakaye inshuti yanjye agahinda. Ni barakare. Wowe kutajya ubusika duseka gutya ariko waje byihorera mwana. Ubu ko duseka gutya. Donari nago waba urakaye. Umuntu aseka impanga ihengamiye. Ubu ko duseka gutya ibintu bisekeje. Wajye ubyihorera mwana, mwajye muri ibintu by'ubutesi mwana. Ubu se warakajwe n'iki? Tonarite inyamasheke. Uri kubona nta kintu cyandakaje. Iwanyu amakuru dufite ngo mufite uruganda. Uruganda rukora iki? Ntago nduzi. Bocereka niba urugwino rwa sogokuru. Uruganda kereka niba uruganda rukora. Ni wewe muntu wa mbere uva inyamasheke waba bakize. Ako tonari amakuru mfite ngo warize. Ngo warize cyangwa barabizi. Niga ibiki? Ngo barakurihiriye primaire secondaire na kaminuza. Kada mugani wa Nzovuna na Saraye nagiyemo. No, ibaza umuntu waje i Kigali akaba yarize ubwarimu. Ntabwo nize. Warangiza ntabyo nize. Ukaba ukora umuntu. Ntabyo nize. Ariko kuvuga ngo warize uko bisigaye bikubitisha. Oya wenda ngo aryo babyita gute ngo bagutemye ugeze mu wa kane. Uzi kuvuga ngo warize. Unyibukije umujene babarira twe kujya mu nkuru zo kwishuri mwana zo muri secondaire. Cyakoze reka mbaye mwimwe. Kamwe. No ukuri kwima. Umujene yibye indobo ariko wa gatandatu. Noneho twicaye hanze kurabisi kwa gatatu muri secondaire kujya gabeze nyuma saa 6. Yego. Twebwe nta itideri nahari n'ubundi. Tubona umujene acikutse yikoreye indobo yazibye mu rukera mu gitondo saa 11 gutyo. Nese yayibye ari umunyeshuri se? Ntago ari imwe yatwaye indobo zose. Yarazijyanye yese ko kuzigurisha. Yarazikuye muri yaduvanye mu laboratoire mu madushe araziteranya ajya kuzigurisha. Umujene arangije tubara dimugoroba twicare nko mu saa 9 gutyo. Arazigaruye aracikutse arazigaruye. Tutumusa bimeze bite ko uraziguze bigenze bite? Twapenda nazibye ngiye kuzigurisha ariko ari kumpa makeya. Bagwaga guys indobo zingana gutyo zose mwana 2000. Zari indobo nyinshi zari indobo nka veni ngo bari kumuha 2. Arabyanga arazigaruye. Yari yazanye n'imodoka kuzipakira indobo veni cyangwa arazikoreye. Arazigarura ikintu gisekeje no kuntu ngo yazigaruye ngo ari kumuha makeya. Kirabeshye. Ni ukuri kose. Abantu twiganye murabizi. Abantu mwiganye nako sinize. Abantu bize. Ari ukuntu ndumukwekwe ko urabona kera hari ukuntu abantu bigiraga munsi y'igiti. Yego. None umuntu agaconga abanyeshuri batashye nawe akirirwa yicaye munsi y'igiti. Agafata amasaha. Nawe yaravugaga ngo yize. Ubwenge bwari bugihenze. Bugihenze ubwenge bwarahendutse. Ubwo nibwo bwari bukeye urebye butari bwinshi. Bugihenze mwana ukibona jira wa bake yasinze akinyarira. Ubwo iki kintu n'iki. Ubwenge busigaye buhenze. Ukibona umwenjeniyeri ariko bakana intuze. Oya have nanone umwenjeniyeri ntago yasinda. Aje. Ubwo se bamenye dare ya ibintu ntabwo ntabwo abanyamujene wari uri kujya apime ntuze apima mu cyimbo cyo gushyiraho niva gashyiraho ikirahure akareba ari inzoga ihengama. Ubwo mu gihe cyane yashyiragaho ikirahure. Yashyiragaho ikirahure ni hahandi usanga agiye yubaka inzu irimwe amajuru. Kwiga by'ubu biravuna nabyo nanone. Ubu ntabwo ubwenge nyine kuvuga ngo ubwenge ntabwo bugihenze. Kiragiye bakigira munsi y'ibiti ubwenge bwari buhenze. Umuntu ava hanga akabwirukankaho urukumva. Umuntu ava hano akajya kwiga nk'imuhanga n'amaguru. Kino kintu rero kirabeshya ibintu byacyo byose. Imuhango we wajya ukigayo n'amaguru. Yokomana wanditse no ku rubaho ariko ibaze impamvu no hari ariko cyakoze mwarize mwabagabo mwe. Ako tonari umva nkubwira. Ariko rero impamvu utari kwibagirwa biriya bintu. Ibaze kwandika ibintu ku rubaho mwamara kubyandika ukaberya neza niba wabyize wabifashe ugahita usiba. Ngaho tonari ugahita usiba. Ubwo ni ngombwa ngo beze ko nitushe man. Ubwo bigomba ko biri mu mutwe. Nitushe. Ako bira biboro none se warasibaga ariko ukaba wakongera ukabyandika. Kandi ugomba kuba wifashe mu mutwe. Akuzika ibyo bintu ari byo. Cyo kintu uri kucyumva? Uzika ibyo biboro ari byo. Kwandika ku rubaho nitushe ugahita usiba. Ubwo nta naho urongera niba utabifashe mu mutwe. Yewewe. Ariko ubu kwandika mu makayi nago yari teacher kiragiye. Minsi. Ni mensi. Umwarimu agitinyitse. Umwarimu agitinyitse. Abana bari bemeye gukubitwa se. Hano ndebe ko nakiyahura. Oya nahita mpfa. Wapi kwa makuza niho biyahura. Hano nahita mpfa. Ase tona reka nkubwire. Yerega mbashaka kwiyahurira ahantu kanga abantu. Ndabizi ko ukunda muheto. Muheto. Yego. Nkubu ni nk'igiti wasaba. Erega muheto ntabwo nyishaka kumuzana muri imihanda yamaze kwandura. Iyi mihanda yaje abantu. Kandi muheto ntago arandura. Kare. Iyi mihanda imeze nabi simba shaka kuzana huriya mwana. Bashaka wagume hariya yinywera amata. Abe yinywera ishyushyu. Ameze neza nta kibazo afite. Ngo wafashe ifoto yishyira ku musego ngo muheto. Naramaze muheto wabaso. Ubamo urumva. Muheto ni wabaso. Umva hano rero hari ikibazo. Ngo ntaga kuza amakuru ndayafite.
bose oya ntabwo nakiri mbinyomoza arakuzi se muheto muheto oya hari ukuri umuntu abakuzi wenda hari ahantu wanyemeje we nemeye icupa hano hamagaye Bwiza nta bintu byo kurazamo utari wisubiraho hari ahantu hamagaye Bwiza unamwita sheri mu kiganiro erega reka nkubwire buri abajene muri igora niba ukunda umuntu ariko amakuru narayamenye no reka nkubwire umujene niba ukunda umuntu niba ukunda umukobwa uri kwirirwa ujyaho ngo azansubiza iki oya wowe ko uruhare rwawe wenyine wowe umukunde gusa ibyo byazagusubiza byose ibyo se birakureba ngaho wakungukira se wakira ibyo se birakureba mu gitondo muhereza ka message good morning love natagasubiza akareke ariko tonari wopfa gukina ku ruhande rwawe nejo soko byongera iyo ubwo zizo mbaraga ukazikura wese kuri nuza kuri Severa tumuzanira indabyo hano bavuye inyamasheke ku buryo uzi ko buri mukobwa wese bararakaye buri mukobwa wese ngo wese uretse na hano i Kigali gusa n'ahandi hose kuko baradusiga dufite ikintu kitwa gira Nyamirambo mu kagari Nyamirambo twadisatrarije reka je nta karere katakigira Nyamirambo ariko ubundi Nyamirambo ni umujyi wa Kigali uburere bwose busigaye bufitemo ahantu haho Nyamasheke se bure yigira Nyamirambo iyo wakabyara we sha waje witonda bwana uzi ko nta kintu kimwe kiri hano i Kigali kitari mu ntara tekereza ko Nyamasheke yose nta muntu utunze vewuti yiguriye ariko amafaranga yabo uzano babika mane bafite amafaranga pe ariko barayabika ku musego ariko se mwana Nyamasheke urahazi cyangwa uhumva gutyo gusa Nyamasheke mu turere tudafite umujyi wa danje mu Rwanda mu turere 30 si nk'akarere ka 29 umujyi uwita iki umujyi uwita iki umujyi se no wuzi ibyanyu byo kunya munzu byo wita umujyi aho ngaho kada buruzi ko nta no mutani na radio nigira amabuye mwimbere radio amabuye ya radio aba muri radio akanayira inyama iki kintu ni igicucu nyamunzu cyawe ariko ari umujene nkirangiza kaminuza nako ntabwo nigeze niga nigeze mbona ntuze ikiraka mu mushinga yego nari umwanketeri icyo gihe noneho hari ahantu twabazaga abantu umwanketeri umwanketeri nakoraga muri akete zibyo n'ibyo bintu nibiki ibyo ntabwo wabimenye nyine tubwire nabaga ngenda no kuganira byose babyigisha mu bantu bize ubwarimu ko nzi ko ari bwo wize information gathering ngaho gusa uransobanurira nizi iterambere ry'icyaro information gathering ibyo se nibiki shaje ntabwo nyavuga nyine wajye uvuga mu Kinyarwanda abantu barimo kubyumva barumva Ikinyarwanda ntabwo nyavuga n'abantu bize ubwenge buhendutse hari abantu bize ubwenge buri ku kiranguzo nawe wize akiri bwari bugihenze yego ubwenge bwari bugihenze hari abantu bari kwiga ubwenge buri ku kirango yego komeza iyo nkuru twigendera cyawe ugacyura ubwenge komeza iyo nkuru twigendera yego navugaga ku biki aho jye unyumvira twe tugeze ukuntu umujyi ari abantu bagira mu nzu ngiye sinabivuga oya n'umujene ndi gushaka amakuru naje kugeraho baza utunze iki ugira iki arambwira ati namubaza nti unyamunzu ariko icyo ako se wajye ubivuga mu kinyabupfura wa kintu iki kintu rero iki kinyabupfura kinyabupfura nose nkabivuga nabwo ukabyumva mu kinyabupfura wenda wita mu nzu ntacyo wituma mu nzu nabwo se uri kubyumva mu kinyabupfura yego ubu ukuntu muri kwimagina bene data ibintu muri kubyumva mu kinyabupfura yego nyine urumva wita mu nzu gute se none se ngarebe ikijambo bakoresheje mbere umusirimu baho bose n'umwe kintu rero arawugukupita niyo yabambaye ikote have hari umuntu yiteye se parufe wabimenye amakoti uzatinya umuntu ukunda kwambara ikote ry'umweru agira umusizi urukumva wapi iyo hari nakomeje uvuga ngo agira uw'amavuta uwo muboro w'amavuta umeze ngo usigara ku gikuta uzi ko yego ariko ndayizi iyo misozi arabajene bagira imisozi ikora block yita ko iboroka ahantu udashobora gutambuka ngo upenetre mu utambukemo akabashamba impuguke mu misozi nuko rero mbambajije uwo mujene nti ugira toilette ati ndayifite ntiyo mu nzu cyangwa yo hanze ariko ibyo babazaga numvaga ari ibintu bisanzwe nyine ibyo ndi kubaza ubusa none ntungurwa no kumbwira ngo arayifite ngo yo mu nzu none areba n'inzu arimo yo mu nzu yiheze ngezemo usanga yarayicukuye yayindi bisaba kumasha ubundi umuntu wo mu byaro kumasha umwambi umuntu wo mu cyaro buriya utazi guhamya yaba ari igisazi kuko usanga hari utuwarete twaho dufite imyobo imeze gutya y'akazeru bikaza kuza kugusaba ko uraza gushyira mu mutwe wawe mezire
uzi ikintu bita guha amaso ikibuno uzi ko aribwo nkibimenya ikibuno kugiha amaso none se ubwo ufite guha amaso ikibuno nyine ubwo ufite za inyashize njye ntabwo nabivuze ndimo ndabaza ufite amagwedere uko wabigenza kose nyengerangana have mpamo yose yahoye wenda hari bitenda kugera hasi bifite gutenda kumanuka tukiri aho ariko hari gahunda iri ku mihanda ngo noneho ba bantu babonewe inyitora yabyibagiwe ibyo byo ku mihanda byo tubyihorere aho ko hari ibintu byajyaga biza ashaka ngira ngo ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho nibyo navuga mbona amantuzi bitegurishwa amapati ngaho agira amazina ngo ngizo ngo za black party ngo red party ngo white party ngo deshire party ntabwo nari nzi muri biriya party ibintu biba ari ibiki ese ntiwabibonye no kuri stade ko hahiye uretse ibyo byo kuri stade rega uzaharu biba byaravuye byatangiwe na PDD aya ese ubu PDD wejo bundi biriya bintu ni ibyejo wejo bundi uzura mujeri igihe biriya bintu yabitangiriye nabonye none hari uzi umuntu wamumenye unyuma bwa mbere barawumenye cyangwa niwe wabikoraga ibyo bintu none se yabikuye ko yigiye kubera ibyo byamubanjirije barawumubangaze yumva birari nyuma bitangira no atangiye kubikoresha ariko zingo biriya bore mpamvu udashobora kuvuga ariko mu Rwanda amahirwe ntago birahagera yego ntago birahagera birahari gusa ubwo kandi ngo ntago bivuze eragare igihe ikintu kigera ahantu kiri kubatambuka wape ntabwo uravuga n'umuntu ngo akubwira ati ubwo ngugeze he wati wenda ngeze nka kuri TD1000 niho ngeze okay abahageze ariko ushobora no kuharenga ndabyumva ariko iyo ahari ubwo ntago iyo hari niho abari ntago mvuze ko byahageze mvuze ko bihari nibyo navugaga birahari barawubamene ivumbire tumuka ariko ngo PDD yatangaga umufungo yarawutangaga barawumuhaye bakoreraga ariko akabaha ese impamvu biriya boro nabyo ni nka biriya bintu byo kuvuga igafizanya bimeze nabyo ni ibyo boro ngenda ndashaka ubimbwira neza reka mbikubwira ubundi bari bikuru bimeze yego uzi biriya bintu buriya iyo ngo bagukubitamo hari inyuma muri wafuturi urakumva wafuturi mu kigwenge sete muri gutya inyuma urukumva iyo bakubengezamo cyane ngo ugeraho ukazana utuntu tw'uduheremye imbere tonari uri igicucu mwa umva nkubwire ku buryo wumva dusa nk'uturi kukurya ukaba ushaka umuntu wagushimira buri kanya ese ko numva bivuga kandi ntiwakishimisha umurishyo ntiwakishimisha umurishyo ngaho jyo nyumve bisaba ko kugira ngo wishime hari umuntu ugira ukuntu aguterekeramo cyamurete urukumva agaterekamo gutya se urukumva ku buryo nyine iyo ari kugira gutya uba bajya kugushimira so impamvu rero abajene baba bashaka yanishyuye buriya yanagurisha n'imodoka baranishyura se iyo barishyura ko hari n'abandi banashaka ngo bakubita ngo bakameneye ngo byerisha gusa babeshye ngo barishyura mandi jimwe k'ibyo biro asa iki kintu ko kibivuga nkaho nacyo cyabikoze cyakoze nari nzi ko abantu bajene ntazigera mpura nabo ariko nza kuba ikibazo abantu bazi ngo ababiri ngo bawuvunana bawumenana ngo ni bano bajama ngo bigira gutya ngo bamanduze bari ariko n'ubundi iyo wajya muri ibyo bigoro wambara costume neza ukayifunga cyangwa jeans yawe ariko waramenaguritse ariko waramanyutse oya usi wahenga amase muri babadeda erega bari abajene baba bigaragaza urabona nkino societe yacu mu Rwanda ntago irabyakira nta nubwo ibizi ntabwo irakira ko bibaho urumva rega ibintu bibera muri Amerika koko suvuye yose yewe mwaka byaramwe indege zirahendutse nta kintu n'amahabag isigaye iva hirya iriye kazi naye katumena umutwe hapa ariko ngera noneho ngo yakamejeje mwirinde cyangwa mupfe ubu noneho cyiza cy'iki cyorezo ntago ari byo kurwana na leta urumva ntago ari bya bintu byo kwitsimba leta se bya bintu byo kuvuga ngo leta ngo nimbona ngo nabikora ngo nihishe leta cyangwa mbikorere ku gitsure cya leta ishatse yanabihorera ni ibintu bibiri ahangaha ni ukwirinda cyangwa ugapfa ariko jewe ura kuri covid hari ukura abajene bajyaga baza bahita kubashyiramo agapfukamunwa gutya ariko abonye tonari buriya bira tuzapfuka ibi byaje nyine muzirinda kwegerana wigeze ubona nkwegera kwegerana se wabyandurira unkozeho unkubise akaboko kawe ugasanga umpaye kimabaraga none se ngiye mfite amatembabuzi ahubwo twaje kubimenya we ko abantu bose bagira amatembabuzi burya ibyahishe bizahishurwa ntakira umunsi y'ijoro nakira kiri umunsi y'ijoro none se hari abo wari uzi bayafite abandi batayafite hari abo wari uzi bayafite abandi batayafite nyine
nyumvira kuvuga ngo abantu bose bose barayagira gute rero ariko se abantu bajyaga leta numvaga bita ngo ni bantuze ngo ni ba Mukagatare ngo nta kintu ngo bigira byavuye wakintu ngo bisaba ngo kujya gushaka imiti ngo yongera amatemba y'ibiki nyine ngewe ukuntu mba numva nka Mukagatare ari umuntu iwabo nyine iwabo ahantu avuka hari urabona nko mu cyaro Suzana haba hari urutare noneho yavuka ari umukobwa bakamwita Mukagatare nibyo nyine nanjye mba mvuga none se nyine rega abanyarwanda bajere bafite amakuru batwihoreye ahubwo ba Mukagatare nabo indwara zandurira mu matembabuzi nabo barazandura ngaho nyumve none se bihuriye he nose gute umuntu abatagira amazi akagira amatembabuzi ibyo bintu rega mwana ugerageza mwana rega mwana ngewe bangize Kigali vuba mwana rero none n'urusazi bangize Kigali vuba harya na amazi uvuze none se n'urutare rwo bihuriye urutare nta mazi rugira urutare nta mazi rugira oya uzarebe urutare rugira amazi bro ruyagira heze urutare rugira amazi ruyagira he nyine munsi y'urutare abana konje bya ahubwo reka tugira abantu katuye abantu inama isaha nziza yo kugira ngo urutare rubibone amazi ni ya masaha ya mu gitondo yo gututubikana n'urutare ruzana urume urutare ruzana urume bura ni Mukagasaka ku bintu by'urutare amasaha meza murumva abajene abantu nyine mufite amakuru amasaha meza ni saa 11 saa 12 izuba ryibeshye rikarasa wakino kuri murabwira abajene urasanga urutare rwo abajene batunze urutare ko numva ari buri murabwira rega ibintu byarahindanye nta mujene nta musaza nta mukobwa nta mukecuru nta mugore none se ubundi nta mwishywa nta mushiki kugira ngo mukantuzi uwo ngo nyine gende gute byagenda gute nyine kugira ngo areke kuba urumva nyine se shaho babwiye saa 11 abajene nibwo urutare mba mbona rwa rututubikaye nyine rwagize intuzi Kigali se barukura he rufite Kigali warukura he urutare saa 11 barukuye ariko ngo hari ukuntu ngo buriya barabimbwiye barambwiye barandahiye yego vanga urutare rwera urutare hari urutare rubona rumeze neza rujya gusa nk'inzobe burango biba bigoye cyane ngo biba bigoye urutare udutukura ntago ngo biba bigoye rwose kugira ngo ruzatutubikane ariko ngo rwa rutare rw'igikara rumeze nk'ikibuye cy'igishongi rwa rutare urutare runini ndakada niyo kabara oya urutare runini rwo rugira amazi munsi kada yego mwana uzarebe hariya nabwo burako kuyahigura yahiga paka hari n'igihe uruhirika abajene ariko barabizi bazi kubyaza urutare amazi abajene bazi kuruhirika bakaruhirika urutare bakuyagezeho nugucukura ngaho mva oya barahirika urumva uraruhirika nyine uraruhirika ubundi ukarucukura oya ahubwo uruhera munsi kuko uruhiritse wajya hasi utaruhiye ubundi hejuru kandi hejuru abashyushye oya da hasi hagomba kujya hejuru hakuri ikicucu hasi hagomba kujya hejuru n'ukajya warucukura gute nyine ruba rumeze gutya ugahenura gutya ku buryo utangira gucukura ibintu noneho uri kureba urutare fureshi reba ukuntu bifata gutya cyo bita guhenangura ubu haje pozisiyo nshyashya bita impenanguro impenanguro ni mbi cyane abajenera bahenangura urutare henangura urutare ariko njyewe mfite amakuru ngo mu mpeshyi nibwo rushyuha hejuru amazi akaboneka hasi none se imvura se yari yanze kugwira iki si ibyo byose imvura iguye ngo imvura yari yagize ngo twakomeje gukunda intuzi twakomeje gukunda impeshyi yanga kwirwa ituvangira wese ubona imvura yatari n'ubundi mu mujyi itavanga tonari yagakwiye kugwa nk'inyamasheke oya no mujyi igomba kugwa oya mu mujyi ukwiye kugwa erega nyamasheke barahinga hari abantu imvura ifasha hari abantu imvura ifasha ariko za majwi y'abano bana yari gusohoka mu nzu nta mvura iri kugwa bisha umuntu bigeze bite ariko iyo imvura iri kugwa iyo imvura irimo iragwa hari Kigali abantu ntabwo bakundira imvura kugwa ngo uko bahinga oya ituma hari ni sound proof ituma hari amajwi adasohoka ariko umva murizo kuri ari umuntu wavuze ngo ibyo biboro waruvuze nyine ayo majwi ngo muri weekend kuwa gatanu yo weekend hano hose ngo bivuga nk'amasasu niba babyaye muri Kigali bazabaho genca icyakoze hari ikigo ngeze njya kwigayo saa 8 z'amanywa nese nibyo uri waragiye kwiga oya nose bari nagiye kwiga nkaba nagiye kujya mu ishuri gukora etide nkagera ngasanga intebe muri etide y'ibyo biboro intebe oya urumva
hari ukuntu urabona iyo teacher ari ku kibaho umunyeshuri ari munini urumva ashobora nko kwinyeganyeza amanika ukuboko kugira ngo teacher mubone nta mwarimu wari urimo hari kuwa gatandatu babarira lecture kugira ngo amubone ashobora kumanika gutya bitewe n'ubunini intebe ikavuga isa nk'uwizunguza wumve yavuze ariko hari uburyo yavuga ariko ibaze ariko cyakoze mwabanye b'Ikigali namwe muri abatekinisiye ibaze umwana ushobora gukoresha kuvugisha igitanda cy'abajya Egypt igitanda mu ishuri ezo wakiniye igitanda kivuye kandi babarira abajene bafitiye amakuru reka je ntago ari wemba mbwira kandi nta nibyo wavuze ndeka mvuge ngese ndavuga yego akanovu kuvuga vuga oya Tonali umva wewe ntago uri murabyumva mbwira mbyumve nyine urabona umuntu ni munini pe ino ntebe muri class siko bimeze hari umuntu wicaramo kubera afite umubiri munini akuzura wenda mu gihe urimo nko kwandika gutya n'umuto rukura mutuga bamupompa bamutugisha iki bamutuga nabizi se ni pompe se ni uguhaga ni mutege ni bufundi bakaza bwaje mubyihorera mwana ibintu uko kiba mushaka kurakaza abantu uzi umujinya umuntu aba yifitiye ukuri umungana ugashaka kuzinzamurira isukari cyo bintu waje byihorera musajya ariko nyine ibyo reka tubireke amakuru mfite wari waraburiye he Tonali ntago giye nigeze mbura ntago nigeze mbura narihisha gute nyine hari gihe umuntu yihisha tekereza ko abantu biburayi baba bandika ngo barashaka Tonalite wari waraburiye nyabura aba diaspora sige bohereza igihumbi cy'amadolari kada dolari igihumbi cy'amanyarwanda se yacyohereza gute yabuzwa n'iki cyagera hano se gute cyabuzwa nahande kikava muri Amerika kikagera hano mwene wabo ngo akimuguhere ariko cyakoze aba diaspora sige mbakunda amubwira gute se musigaye mufite agatekinike yamubwira gute ngo hari umwana ugiye kunyohereza igihumbi ngo hari umwana ashaka nyine komeza se igihe hari umwana ugiye kunyohereza cyangwa kimuguhere ugiye kunyoherereza igihumbi wahamagara nkuko mu diaspora twatuziranye yego hakaba hari nk'umujene agishaka guha amafaranga akabinyuzaho ambwa ati mumpera igihumbi umuntu ntago ari mu diaspora hari ukuntu babigenza arumva dore nkubwira no tekinike ba diaspora sigaye baranzaniye ukore sigaye irenze basigaye baragize ubwenge ngo yandikiraga umuntu ukabona nimero yo za plus 3 2 za plus 5 za plus 1 ngo bayitaga za plus 1 iyo niyo yadanje ngo bayitaga basara kati yo no mu diaspora none basigaye bakujyanira inyarwanda nizo bakoresha kuri WhatsApp kugira ngo bataza afite kuba yibereye tegiza asaka kubwira ko yibereye hirya mu Kinigi ari mu Kinigi cyangwa Karongi nta kintu mwavuga kugira ngo utagira ikintu mbese ubu ni mwebwe kuvugana n'umuntu ni ngombwa ngo uhite umwaka amafaranga kubera ako kantu ngo plus 1 no mwamugiye kuvugana ngo ikisuka kubera iki se ubu se nimwaganira bisanzwe nk'uri mu Rwanda none bafite amafaranga yaguhaye unese warayatora kwigomwa icupa rimwe akari guha weho kutari mwohereza Kigali urikorera inde wowe ariko Kigali dufite umwanya mwinshi wo kurya amafaranga bo bafite muke bo ntawo pe no kuri kwimana ntawo ariko ntago ugeze wumva bajene ukabura umwanya wo kurya ari byo ujera ko bakora ngo mu ruganda runaka w'ikintu ngo akoramo yego cyangwa karavuga video call afite ari nk'intuze nka afite nk'akaboro kameze nk'akaburike we icyo akora ari ukurasa ku gashashe gusa niba ari nk'akaboro niba ari nk'ibiboro bisohotse bagurike icyo akora gupfumura agashashe gasohotse cya uko paka gurike isashi sohoka shuku gutya paka sohotse kavuga uti shandugo kandi yicariye hamwe gutya ese man Tonali bucya akora mu ruganda rukurasa ku gashashe none se umva nkubwire Tonali mukanya hari boro mbonye niyo Bosco ngo remix na kanaka Bosco nawe yaratubeshye Bosco yarababeshya atese Bosco yaratubwiye ngo ntago azongera kwandika indirimbo z'ibishego ese yanditse igishego asira indirimbo z'igishego ikihe gishego se no si ibintu bya you make it so rainy you make it so rainy yo rainy zamo gute mu ndirimbo isa none se urumva bihuriye n'igishego ese bishegutse biteho ahubwo fitambira rugurana rwa rutare twavugaga ahubwo hari umuntu iri arahini mujye mubona urutare rwanda bukuntu barumanuka w'amazi yego akamuganira urutare rwagira amazi Tonali mva nkubwira atansiyo bataza ahubwo no kubiguhora bari abagabo babiri nta muntu n'umwe akandika igishego urimo none abo babiri Bosco na Ben se ngaho ngiye mvuze umuntu se kandi hano oya none sira ndirimbo ni igishego ariko hako nyine ikibazo urimo uravuga icyongereza hari abantu batabyumva none se ini ni igishego rain rain you make it so rainy none se ubwo bigahore n'igishego you got me so crazy mama ese bihuriye you make it so rainy
Eh? Sonari nagishiye gukirimo. eh Hari ikintu se bavuze tutemerewe. penzi lako sawa rukundo rwajemo imvura mbabade ndamushingana Hari ukuntu ruzamo imvura. Urumva iyi imvura irimo iragwa. Ibintu byose birapfa. ugahita kumutwikira. Ngaho jya unyumvira. Reba hano. Rose utwikiriye umukunzi wawe Hano niba harujemo imvura. Hano harasakaye. Oya. Imvura iguye ntabwo wajya kugama. Ntajyayo. None ibyo nyine yavugaga ruguyemo imvura nyine rugasa nkuru subira inyuma. Oya we yabwiraga umukobwa bakabikora buvura. You make it so rain. Babikora ze nyine buvura gute. Ndabizi se nyine. Ahubwo umuntu wakwigishije icyongereza inyamasheke niwe muntu wabiteye. Niwe muntu wabyishe. Niwe muntu wabyishe. Aho urafata The Ben na Niyo Boss kukavuga uko. Ya babagakubise. Ariko ngo niyo. Erega ntacyo bitwaye. Nta kibazo. None ko twicanga twarahubatse. Credit kuri niyo. Nta bitwaye ikize. Umusaza. Kuba umuntu yakubaka igera ibyo mbwira abajene. Kuba inzu umuntu yayubaka ukayijyamo ikitwi yawe bitwaye. Niyo ni umuntu wanje buriya. Niyo uretse niyo ko yarasigaye agurisha indirimbo. Iriya yaje mate. Ayiza mugwe kandi reka handitse ngo harano na. Oya irandirimbo reka nkubwire. Ariko nawe ibintu bimenyereye agatwikuza. Yari yararangiye se. Ariko uzikira bita gutwika. Yabaye remix gute se kandi. Uzikira bita gutwika. Wowe urabona Ben ari umuntu irandirimbo yamucika. Cyangwa Bosco ikamucika. Uri muravuga ngo yadashyiraho Niyo Bosco ntabwo yari gutwika. Oya ariko muri ya OG irayindi ni y'abapaparazi kandi kugira ngo ibe y'abapaparazi. Nibo baba bayisohoreye. Baba bayitanze. Timu yutangira bizavugwe nabyo. Mwana The Ben ntabwo yaririmba igishegu na niyo ntiyaririmba igishegu. Yabuzwa cyo gukiririmba sari mu ijuru. Inde The Ben. Ben man. Yabuzwa cyo gukiririmba. I mean love. Ko petekeshegwa uko sere ryaratangiye kugusera. Arakabora afite bita aririmba ngo nago yigize gukundwa n'umukobwa umeze nka urakaza ko kaboro ka kera. Nane. Nagukaza na melody nebuke. Ntabwo nigeze gukundwa n'umukobwa umeze nkawe. Komeza harano nshaka kukubwira. Komeza. Oya. Sheshe. Nta bindi bikurikiza ndabizisha. Ariko zo ndirimbo yasohoke. Hano muri vasa aririmba. Yasohotse nibere iwacu mu cyaro. Ngwarasinzira ngo ibitasinzira ibitotsi nkabibura. None se wasinzira gute ukabibura? Abatipe bakera mani baraturagiraga. Ariko byanabura. Wasinziriye. Arega batarakunega ugira ngo wowe ugira ngo ijoro riri hafi. Nyine wasinzira gute? Bazakuniga ugaramye. Nibwo uzabona ko ijoro rishaka gaswenye. Ubu urebye gutya ni nka bya bindi ngo utaraburogwa agira ngo nabuninya. Utaraburogwa agira ngo nabuninya. Utaraburogwa agira ngo nabuninya. Nyine aravuga ngo nabuninya. Nyine iyo batarakuroga wabivugishwa ngiye bandoze nahita mbuninya. Hoya. Rero nawe utarasinziraga ibitotsi ubibure. Baraburuka. Ese hari ubwo bari. Iyo. Hagosha bugeze urogaho. Oya. Ntabyo wamenya rero. Umurozi tuziranye ubanza ari wowe. Koko niwe myumvisho bivuga. Samwese mwararoze mwana hari umuntu wajyanga ngo yihandagaze ngo ntararoga. Gute se? Gute? Utararoga imbeba none imbeba zo mwaziteze ibitego. Oya imbeba. Mbese imbeba ntigira nyina. Imbeba igira nyina, imbeba igira abana. Uzi ko irambeba mwaroze, irambeba mwishe ushobora gusanga ari we muhungu nyina afite wenyine. Cyangwa agakobwa kare karavutse mu muhungu. Nyina w'imbeba se? Oya. Ugasanga cyangwa usanga igiye guhahira. None se rugwa baziranye ugasanga yari guhahira abana. Oya. Imbeba se yahira abana ite? Waje byihorera mwana. Mva nkubwire imbeba yumva ukuntu atari ukuyiroga. Urumva imbeba irazi kakurira imyenda n'inkweto, sibyo? Wewe ukayifata ukayikebura. Ntago yica. Nose kuba imbeba ikurira imyenda bitaniyeho we no kurya amagi y'inkoko. Noneho buretse rero wumva ukuntu uri n'umurezi. Nose wewe ukizeho ibiryo bishyizemo umuti w'imbeba, sibyo wica imbeba. Nyine uri umurozi. Nose bagutega umuti. Ariko uri umurozi. Wowe wawurya. Ariko uri umurozi. Oya ntago aho ngaho uri umurozi. Utari umurozi? Oya. Ubutumye imbeba itakurira imyenda. Muri abarozi. Oya. Utarozi imbeba yarozi imibu. Tera by'ama insecticide. Muri Spanet. By'ama insecticide. Wapi? Ariko rero umuntu wawufata reba nkano masoko. Bayafashe bakayazitira ntihagire umuryango bashyiraho. Urumva gahinda baba baguteye. Nta buryo ubonye bwo kujya kurya mufashe ibiryo by'imibu bitwikiriye byose. Ariko hari ibindi yakabaye irya nko mu gihuru. Yarya yikize. Ibera yikize. Mwayemereye mu nzu se? Igera mu nzu mugahita muyipura. Nese ubundi nyagiwe yawe. Uzi ko wasangira nofere ari uwo mu nzu warakaye. Iyi minsi yatereye ibyuma. Ariko nofere zo barazisigaye ari. Mu bukuryo kajya ngo atereye n'icyuma w'iyi minsi noneho.
umubu usigaye uryana no kuryinyo. Umubu usigaye no kuryinyo, usigaye umubu ukuryaho ukawumva. Ariko iki kintu ni ikimara. Umubu wakurya kuryinyo gute? Iki? Kuryinyo gute nyine? Kwase Rwanda mwari ukoze mwuka byaramwe. Kereka niba urya ahantu ritereye. We kada, hagarya. Kuryinyo? Iyo kurivunika. Nurabona umuntu avunitse iryinyo. Koze impanuka avunika iryinyo. Kandi riryana kuba indugu. Uzigiye yacitsemo. Riryana, urukumva? Ndabizi impamvu urimo uravuga iryinyo no kugira ngo yerekane inyinya. Nko kubona sheri wawe umutwawe n'umusaza. Ariko ngo urakunzwe we. Ujya gukundwaho ndakunzwe. N'abakobwa se? N'abagore. Bose. N'abahungu bose. Sha, Tonali. Yeah. Urakoze cyane. Nawe urakoze. Ariko niba wumva nkoze wowe ntukoze. Ariko se Tonali ni gute? Turimo no gusoza noneho tugeze ku musozo. Banza ubwira abantu iyi televiziyo turiho ukuntu wayiguze. Bo reka mubwize kuri. Yewe ndumiwe nsanze urimo urasinyira amasheke nikanze. Hari Nyarugenge nta masambu tuhagira mwana. Nigihe wazi. Nta sambu gira Kigali Nigihe wazi. Uretse nanjye. Ni gute se N'uwari uyihafite yarayiriye. Yabaye hano. Wajye byihorera mwana. Wajye ngo The Fly TV show wayiguze njye amakuru ndayafite. Iyo ntuze iki gitekerezo njyewe na Gayere. Usigaye wicara na Gayere mu kaganira. Nta kwicara. Hari ukuntu ubona umukiri mu profise cyangwa agahita kugira cyangwa no kumwumva. Erega no se muri cya VIP. Erega kubuvugana n'umuntu ntabwo bisigaye no se bajene tuvugana ahangaha turi mu kumwe. Avuga ati namugiriye inama runaka ntabwo urakuba VIP niho Gayere yigeze avuga ati isambu kuri ubu ngubu zarimbutse kuba ufite abantu runaka ni isambu ufite ingano kunguko. Buriya abantu bafite 200 bya followers ni kwa akurusha amahegitari nyine. Reka je. Aba matente isambu zarimbutse mu Bushinwa. Aba amarobo yo mu Bushinwa. Ubafite batagwana views. Ni kwa kondo ufite nyine amasambu dufite ibyangombwa. Ni yasambu dufite ibyangombwa ntaga bari yawe. Asuko coach Gayere afite amafaranga koko buri. Nshatse tugihorera mwana mujye kuri coach mujye mubireka. No dore ikibazo cy'abakiri impamvu batinya no kuza muri ibi bintu. Umukire ubundi nta umukire abakunda privacy yiwe akundaga yumva afite agaciro kiwe. None ugasanga yifitiye amamiliyari yiwe ukabona ingegera yimbwa ije kumutondagira. Imbwa kandi ho yase. Imbwa kandi Tonali. Mutimbwele. Ntago turi buvuge kuri iyo mbwa yamutondagiye. Ntago tuyivugaho. Iyo ntayo turi buvugeho. Ukabonije kumusakuzaho yanasaze. Ewe imuvuga ngo nawe ayivuge bahite bayibona. Yigo mwana. Kirenze. None abakire bahita ko bigumira hirya iriya reba nk'ingagari bayubakiye nka etaje gutya. Gakubita n'izindi hirya iriya. Noneho yagira ngo aje muri bino biboro bya showbiz byanyu byawe akabije bakiyashika. Bagahita mutondagira. Urani fake man ngo nimbwa yakoyo we. Ariko Gayere twe tumushimira no kuba yaramaze mu kino gihe no kuba mutondagiye akiza. Ariko twari turi ahantu ukuntu waguze The Fly TV show nakubwiraga ko ari mu buryo bwo isambu. Ubu ngubu ujyaho kugira ngo ngure ubutaka uragenda ukigurira cana. Yego. Ese Tonali amakuru ariho ngo nyuma ya Bruce Melody wakubise igihe hanze nubwo ngiye ntabyemera ko yasinye miliyari. Ngo niwe muntu wa mbere uguze ikiboro gihenze mu Rwanda. Oya iboro ntabwo kubikintu gerega ikintu we kwagihenze ntabwo njya mbibara ngo kirehenze cyane gihenze. Ndeba ndagishaka. Ku buryo uhendwa se. Ndeba agaciro kacyo. Yego. Ubu uri hano amafaranga reka mubwire. Amafaranga ubundi warabimenya bayagufunganye cyangwa yarohamanye. Ubu ngubu waturekura twagwa. Cyangwa yaroha ko mugire. Ubu uri kuri The Fly buri muntu wese ushaka Tonali. Amubarize he. The Fly it's my channel. Tonali ariko waranakize mwana. Uko urabona hariya kuri muzunga Tonali teshene yanjye abajene bahumenye niba bakunda imiziki rege gashyiraho ibiganiro nkabona ntabwo bari kureba. Yewe ariko Tonali tutarasoza turimo gusoza man. Hari ingoma ufite nziza bya danje. Nta kibazo. Je nta ndirimbo nimwe ngira mbi. Oya. Je nta busere nanga nakaro kanya akakayo tutuvugana. Nabara uracyaririmba se. Ubuzi ko niyo twatwicaye gutya ngukubitaho umurongo gahita wumva niyo nakabaye narasohoye. Oya. Nitugarukura kugerageza kwiyumanganya gusompa. Mureke nitugarukura dukubita umurongo. Mu kindi kiganaza dukubita umurongo. Wewe ntukimenya kuririmba Tonali te. Yirwaye esha ibyohera sha totimo by'abafaranga wa mwana w'umuhungu. Kugaruka tuzavuga ukuntu warongoye. Aho ukoreka ari tugaruka. Mbabara nkubwire ku kigali tuzakora ubutaha. Tuzakoye kuri ikintu cy'imiziki. N'abahanzi. Yego. Imiziki n'abahanzi. Yego. Bitandukanira he niho tuzavuga se.
tuzareba aho bihurira naho uyu bitandukanye. munsi dusoreje aha twe twaje kuri channel ya Tonalite nshyashya bita The Fly TV Show. ubu nicyo kiganiro Subscribe. please subscribe 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 Batubabarire basi. subscribe subscribe ciao ciao mo ciao Wakoze shabwana cyane. wanjye nawe wakoze shabwana wanjye wabyumvise Burudi ni ukuri kw'Imana ndakushimiye cyane sha uri ubwana sha w'umunyamerika yego yego sha ngo ndagaki